Yesu nashimwe bene data. Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe, ndabasuhuje. Hari hashize igihe kinini tutabana ku rubuga rwacu rwa YouTube, ariko turashima Imana ko twongeye kuboneka tukagaruka. Ntabwo ari uko twibagiwe inshingano cyangwa se twibagiwe gahunda dufite yo kuganira ijambo ry'Imana no guhugurana no kwigishanya, kugira ngo turusheho kugenda dusobanukirwa bimwe ibintu twibazaho mu bijyanye n'iyobokamana. Habayeho impamvu z'uburwayi, ariko turashima Imana ko ubu tumeze neza. Duherukana tuganira ku bijyanye n'isabato. Komenti zanyu narazibonye, ntabwo rwose nabacecekanye, narazibonye kandi ni byiza, ndabishima kandi turabyishimiye ko dukomeza kugenda twungurana ibitekerezo kuri gahunda y'umurimo w'Imana n'ijambo ry'Imana muri rusange. Reka dusenge Imana hanyuma tugire ikintu tuganira. Nanone ndi kwifuza ko tuganira ku isabato, tukayiganiraho nanone hakagira ikindi kintu twunguka muri uyu mwanya. Yesu aduhane umugisha. Turagushimiye nyakubahwa Imana, tugushimiye ko watugiriye neza ukaturinda, ukabana natwe mu bihe byari bigoye, ukadushyigikira. Uwiteka Nyiringabo, mu mpande zose aho twari turi, abavandimwe aho bari bari, ababyeyi, abasore, abakobwa, Uwiteka twese twagiye tubona ukuboko kwawe. Buri muntu yagiye abona Uwiteka Nyiringabo kugira neza guturuka iwawe. Kuba tugihumeka ni kubw'imbaraga zawe, ubishimirwe kandi ubihererwe icyubahiro. Uwiteka tuguhaye ikaze muri uyu mwanya, tugiye kuganira na bene data badukurikiye. Mwami utugirire neza, ukomeze kuduhaza uburame kandi uduhe Uwiteka Nyiringabo ubwonko bwacu bufungukire, kugira ngo tubashe kumva icyo ijambo ryawe ritubwira muri uno mwanya ndetse n'icyo dushakaho. Kandi ni ukuri utugirire neza kuko uri umukozi w'umuhanga. Urakoze, tugushimiye ko ubyumvishe kandi kubikoze ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu abahe umugisha. Nongeye kubashimira kubwo ubwitange bwanyu n'umuhate wanyu mugira kugira ngo mukurikirane ibiganiro byacu, muduhe na komenti. Ibyo turabibashimiye kandi namwe mwakoze subscribe turabashimiye. Yesu abahe umugisha, Yesu akomeze kubagirira neza. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nawe utarakora subscribe wayikora kugira ngo tujye tubana kuri uno mwanya, kandi n'ibihe byiza byo kuganira twungurana ibitekerezo. Yesu abahe umugisha. Hanyuma tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Intego numva dushaka kuganiraho ni ukugira ngo tumenye ko hari ubundi buruhukiro Uwiteka yageneye abantu bayikunda, abantu bayizera. Tugiye kureba ubwo buruhukiro Imana yatugeneye, kugira ngo hatagira n'umuntu n'umwe ucikanwa, hatagira umuntu n'umwe utamenya iyi nkuru nziza y'agakiza. Imana yacu itugirire neza. Hanyuma iyo tuvuze isabato, tuba tuvuze uburuhukiro Imana yatugeneye. Imana itugirire neza. Rero tugiye kuganira, hari uburuhukiro twagenewe, hari uburuhukiro Imana yatugeneye. Abisiraheli hari uburuhukiro Imana yari yarabageneye ubwo bari bahawe gahunda yo kuva mu gihugu cya Egiputa bagiye mu gihugu cy'isezerano. Imana hari icyo yari yarabageneye, ariko kubera kwitwara nabi kwabo, kubera kutizera, baje kuba bamwe batabashije kugerayo. Bamwe ntibigeze bagerayo, usibye Kalebu na Yosuwa nibo babashije kugerayo, abandi ntabwo babashije kugerayo. Imana yacu itugirire neza, Imana yacu idufashe. Hanyuma tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu Baheburayo. Abaheburayo ni ibice 4. Hanyuma turasoma umurongo wa mbere, turakomeza tugarukire ku murongo wa 11, twumve uburuhukiro Imana yatugeneye. Imana yacu itugirire neza. Titire y'amagambo iravuga ngo uburuhukiro Imana yageneye abayizera. Haravuga ngo umurongo wa mbere,
nuko ubwo isezerano ryo kwinjira mu buruhukiro bwayo bukiriho, dutinye kugira ngo ahari hatagira uwo muri mwe wasa nk'aho atarishyikira. Kuko natwe twabwiwe ubutumwa bwiza nka ba bandi, nyamara ijambo bumvise ntiryabagiriye umumaro, kuko abaryumvise bataryakiranye umutima wizera. Naho twebwe ubwo twizeye, twinjira muri ubwo buruhukiro, ubwo yavuze iti, narahiranye umujinya wanjye ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye. Aha ngaha turi kuvuga, turi gusoma uburuhukiro, arimo ijambo ry'Imana ririmo ritubwira ngo yarahiranye umujinya yuko batazinjira mu buruhukiro bwayo. N'Abisiraheli Imana irimo iravuga, banze kuyumvira, ikarahira ikavuga ngo ntibazigera bagera mu buruhukiro bwayo. Aricyo gihe Mose yatakambye, ubwo Imana yamubwira ngo wowe nzakugira ubwoko bukomeye, ariko ndeka buriya bwoko mbutsinde muri ubu butayu, kubwo kutizera. Kuko bageze aho ngo barema ikimasa, bakirema mu mabuye y'agaciro, ngo babonye Mose yagiye ku musozi yatinze, ngo baravuga bati, wa wundi wadukuye muri Egiputa atahari, ntabwo tuzi icyo yabaye, reka twiremere indi mana izatugeza mu gihugu cy'isezerano. Imana rero birayibabaza, bitera umubabaro, iravuga iti, aba bantu ndarahiye ko batazigera bagera muri Kanani. Kandi niko byagenze, nubwo ako kanya batahise bapfa, Mose yatakambye ntibapfe, Imana ntibatsindaho, ariko mu by'ukuri usibye abana babo hamwe na Yosuwa na Kalebu, nibo bonyine babashije kugerayo. Ariko abandi bose ntabwo bigeze bagera mu gihugu Imana yari yarabasezeranije, uko cyari igihugu Imana ibasezeranije kugira ngo baruhuke imiruho n'imihati n'aburetwa bagiriwe mu gihugu cya Egiputa. Imana rero irarahira ku bw'uko kutizera, kwibagirwa ibyo Imana yabakoreye, ibyo ngibyo bakabyibagirwa, byatumye Imana irahira, iravuga ngo ntabwo nzemera ko bagera mu gihugu nabasezeranije, ntabwo nzemera ko bagera mu gihugu cy'uburuhukiro, ntabwo bazigera bagera mu buruhukiro. Ariko mbibutse ko ijambo ry'Imana mu isezerano rya kera, nababwiye ko aba ari ni nk'igicucu cy'ibizaba. Hari icyo biba bisobanuye, hari icyo byerekanaga, hari icyo byahishuraga, hari icyo byashaka kwerekana cy'ibizaba mu gihe kizaza. Imana yacu tugirire neza. Reka dukomeze, turakomeza tugende dusobanukirwa, ese uburuhukiro Imana yatugeneye ni ubuhe? Abangaba kubera kutizera byatumye batabona, batagera, Imana irahira ko batazigera bagera mu buruhukiro. Nawe ndagushishikariza kwizera. Imana yacu tugirire neza. Urizera iki? Urizera nde? Reka dukomeze. Ngo aribwo Imana yaruhutse irangije imirimo yayo, imaze kurema isi, kuko hariho aho yavuze iby'umunsi wa karindwi iti, Imana yaruhutse imirimo yayo yose ku munsi wa karindwi. Kandi nanone ngo ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye. Nuko rero ubwo bisigariye bamwe kubwinjiramo, ba bandi ba kera bumvise ubutumwa bwiza bakaba barabujijwe kwinjiramo no kutumvira, Imana yongera gutoranya umunsi ari wo uyu munsi. Imana yacu itugirire neza. Kubwo hari abantu babujijwe kwinjira mu buruhukiro bitewe no kutumvira, bitewe no kutizera, Imana yongera gutoranya umunsi. Ari uwuhe? Ndimo nsubirizamo n'abambwiye, n'abigeze kumbwira bati, iminsi yose irasa koko nk'uko uri kubivuga,
ariko wibuke ko Imana yatoranyije umunsi, uwo munsi ikaweza ikawuha umugisha. Rero ndagira ngo nkumenyeshe amakuru, ahari wirengagizaga wowe unyumva mwene data unteze amatwi, yuko hari undi munsi Imana yongeye gutoranya bitewe n'ibyagiye biba, kuko Imana iradukunda, ntabwo yakwemera ko abantu bose barimbuka, ahubwo Imana ikomeza igenda itutunganyiriza inzira yo kugira ngo tuzabashe kubona ubugingo buhoraho kubw'urukundo rwayo. Imana yacu itugirire neza. Imana yongeye gutoranya umunsi ari w'uyu nguyu. Reka dukomeze twumve. Ivugira mu kanwa ka Dawidi nubwo hashize igihe kirekire cyane, ya magambo yamaze kuvugwa haruguru ngo, uyu munsi niwumva ijwi ryayo ntiwinangire umutima. Uyu munsi mwene data, niwumva ijwi ryayo ntiwinangire umutima. Nusoma ijambo ry'Imana haruguru nk'uko ijambo ry'Imana ririmo ribitubwira, uraza gusanga aho batubwiye nyine iri jambo ngo uyu munsi niwumva ijwi ryayo ntiwinangire umutima. Nta wundi munsi ufite, umunsi ufite ni uyu munsi. Mwene data, nta munsi uruta undi kugeza kuri iki gihe, iminsi yose ku Uwiteka irangana. Uyu munsi ufite ni wowe ufite wo kwihana, ni wowe ufite wo gukizwa. Niwumva ijwi ryayo ntiwinangire umutima. Abantu bakoraga ibyo bashaka ku minsi yose, ariko umunsi wa karindwi bakavuga ati uyu ni umunsi wera, bakazana ibitambo, bakazana iby'ibyaha byabo bakabizana, bakavuga bati twakoze ibyaha ibi n'ibi n'ibi, bakazana inuma, bakazana intama, bakazana ihene zujuje ibisabwa, bakabizana bakabishyira umutambyi kugira ngo abatambire iby'ibyaha byabo, kugira ngo babashe kubabarirwa. Ariko siko bimeze mwene data kugeza uyu munsi. Umunsi ufite ni uyu munsi. Niwumva ijwi ryayo rero mwene data ntiwinangire umutima, ntutegereze ngo nzihana ngo ku munsi uyu n'uyu, ngo uyu munsi urera, ngo ni ukuwitondera, nta kintu nemerewe kugikora. Mwene data, nta munsi ufite wo gukora icyaha, nta munsi ufite wo kudakora icyaha, nta munsi ufite wo gusenga, nta n'umunsi dufite wo kudasenga. Iminsi yose ukwiye gusenga ubudasiba. Imana yacu itugirire neza. Hanyuma haratubwira ngo iyo Yosuwa abaruhura, Imana ntiyakajyaga kuvuga hanyuma iby'undi munsi. Iyo uburuhukiro buboneka ku bwa Yosuwa, iyo Imana ibaruhura, iyo Yosuwa baruhura ku bwa wa munsi cyangwa se Mose, turabizi ko Yosuwa ari we wasimbuye Mose. Iyo Yosuwa baruhura, ntabwo Imana yakabaye ivuga undi munsi. Hari undi munsi uri kuvuga mwene data. Hari wa wundi w'iminsi 7 twavuze ngo mu munsi wa karindwi Imana yejeje, hari undi munsi uri kuvugwa. Imana yacu itugirire neza. Ari uyu munsi uriho. Ntabwo ari ku wa mbere, si ku wa kabiri, si ku wa gatatu, si ku wa kane, si ku wa gatanu, si ku wa gatandatu, si ku cyumweru. Uyu munsi uriho. Niwumva ijwi ryayo ntiwinangire umutima mwene data. Ni uyu munsi. Uyu munsi niwumva ijwi ryayo ntiwinangire umutima. Uwo munsi wa karindwi iyo uza kugira icyo umarira abantu, ntabwo hakabaye muri Bibiliya twongera tugarurirwa undi munsi. Nta musaruro wigeze utanga, abantu ntibigeze bawumvira, ariko niko kuboneka ko hari, niko Imana yongeye kuzana undi munsi ngahari nawe wibonemo. Imana yacu itugirire neza. Ngo nuko rero kubw'ibyo haracyariho uburuhukiro bw'isabato bubikiwe abantu b'Imana. Haracyariho uburuhukiro bubikiwe abantu b'Imana. Bene data, haracyariho ubundi buruhukiro. Iyo tuvuze uburuhukiro, hari icyo tuba dushatse kuvuga. Hari uburuhukiro Imana yateguriye abantu bayizera. Hari uburuhukiro Imana yateguriye abana bayo.
ngo kuko uwinjiye mu buruhukiro bwayo nawe aba aruhutse iminsi ye nk'uko Imana yaruhutse iyayo. Nuko tugire umwete wo kwinjira muri ubwo buruhukiro kugira ngo hatagira umuntu ugwa akurikije icyitegererezo cya ba bandi cyo kutumvira Imana yacu itugirire neza. Ijambo ry'Imana ritubwiye ngo iki? Riratubwiye ngo umuntu winjira muri ubwo buruhukiro nawe ameze nka wa wundi, ntaho atandukaniye na wa wundi waruhukaga umunsi w'isabato. Siko ijambo ry'Imana ritubwiye bene data? Hanyuma se iri si ijambo ry'Imana? Nubasha kwinjira muri ubwo buruhukiro, ubwo buruhukiro ni ubuhe? Uburuhukiro ni Kristo. Kwizera umwami Yesu Kristo niho tubasha kuruhukira. Kwizera Kristo harimo imbaraga zitubashisha kugira gute? Kureka ibyaha. Harimo imbaraga zitubashisha kunyura mu nzira y'umucyo. Harimo imbaraga zitubashisha kunyura mu nzira ifunganye. Harimo imbaraga zitubashisha kureka bya bindi byose wibwira ko utashobora. Mbega na bya byaha uvuga hari byose byananiranye wumva bitashoboka. Muri Yesu ni uburuhukiro. Muri Yesu harimo byose bitubashisha kubasha kugenda mu murongo mwiza Imana yacu idushakaho. Imana yacu itugirire neza. Ndabashimiye rero kuko munteze amatwi bene data. Ndabashishikariza kwinjira muri ubwo buruhukiro ari bwo Yesu Kristo, kugira ngo mubashe namwe kumenya ko nta rundi rubanza mufite. Uri muri Kristo Yesu nta rundi rubanza, ntago azacirwaho iteka, ahubwo nawe azakirwa mu bwami Imana irimo idutegurira. Imana yacu itugirire neza. Ndabashimiye. Amahoro y'Imana akomeze kubana natwe. Shalom shalom. Imana yacu itugirire neza. Reka dusenge Imana. Urakoze nyakubahwa Imana, urakoze kubanye natwe muri uyu mwanya. Ndakwinginze kugira ngo ukomeze kutugirira neza, ukomeze kubana n'umuntu uwo ari we wese. Kandi ni ukuri abantu batarimo basobanukirwa, abantu batarimo bumva neza icyo ijambo ryawe ridushakaho, ndakwinginze kugira ngo ubagirire neza, ubane nabo, ubigishe, ubasobanurire. Kandi ni ukuri Mwuka Wera babeho iminsi yose kugira ngo babashe kumenya icyo Mwuka dushakaho muri uno munsi. Uwiteka Nyiringabo, umunsi dufite n'uyu, ntago ari ejo sejo bundi. Ndakwinjiza kugira ngo buri muntu uwo ari we wese amenye ko umunsi afite ari uyu munsi gusa. Hanyuma niyumve ijwi ryawe ntiyinangire umutima, ahubwo arusheho Uwiteka Nyiringabo kugukurikira ndetse no kukumvira, agenere mu murongo umushakaho. Urakoze, ndagushimiye ko ubyumvishe kandi ugiye kubana n'umuntu uwo ari we wese. Kandi icyo twifuza ni ukuzabana nawe iteka, tukazabana nawe mu bwami bwawe ubwo urimo udutegurira. Urakoze, ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze. Amen.